ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze nizere ko uri hose udukurikiye umeze neza waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu nizere ko umeze neza nkwibutsa ko ikiri Betascris TV chaîne ya YouTube igenda igutegura byinshi bigiye bitandukanye ariko ahanini tukaba twibanda ku buzima ndetse no gushobora kuba wafata amagara yawe neza. Mu kiganiro twahariye ubuzima uyu munsi tukaba tugiye gusubiza kimwe mu kibazo twabashijwe n'umukunzi wacu, akaba yaragiye atubaza byinshi ko akunda kugira ikibazo cyo kuribwa amabya. Uyu munsi tukaba tugiye kureberaho byinshi bigiye bitandukanye ndetse nyuma yaho ndaza nkubwira n'umuti ushobora kuba wakoresha, ariko icyiza akaba ari ukubanza kujya kwa muganga kugira ngo abanze barebe ko nta kibazo kinini kibyihishe inyuma, kuko ahanini gishobora no kuba ikimenyetso cya kanseri y'amabya. Guhaye ikaze rero nkubwira ngo niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu kuri Betascris TV ntubure gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Abagabo benshi bagira ikibazo ndetse n'impungenge nyinshi igihe bumvise uburibwe mu mabya. Amabya akaba ari two dusabo dukora intangangabo ndetse n'imisemburo nka testosterone bituma umugabo agira ibimuranga bitandukanye n'umugore. Iyo umwana w'umuhungu akiri mu nda ya nyina, amabya nk'igice cy'umubiri atangira gukorerwa mu nda ye, nyuma akazamanuka akajya mu gahu kayo icyo bakunze kwita scrotum. Nubwo amabya ananuka akava mu nda kugira ngo ajye muri ka gahu, inyuma yo kuvuka ku mwana ntibibuza ko hari igice cyayo kiyahuza n'ibindi bice byo mu nda. Iki akaba ari cyo bita spermatic cord gicamo imitsi y'amaraso, icyo bakunze kwita nerves cyangwa se imyakura y'ubwonko ndetse n'imiyoborantanga. Iri manuka ry'amabya ava mu nda akajya mu gahu kayo bita scrotum bifite akamaro gakomeye kuko bituma amabya abasha gukora intangangabo ku bushyuhe buri hasi ugereranyije n'ubwo mu nda bidashobora kuzangiza, icyo umuntu akabasha kwibaruka cyangwa se kubyara. Ese ni ibihe bintu bitera ububabare bwo mu mabya cyangwa kuribwa? Uburibwe bwo mu mabya buturuka ku mpamvu nyinshi, aho zimwe muri zo ziba zikeneye ubutabazi bwihuse kwa muganga nk'uko bitangazwa na Medicine Health. Aha bavuga ko ku mpamvu zitera kuribwa amabya harimo impanuka. Impanuka izo arizo zose zangiza amabya zitera ububabare bwinshi cyane mu mabya. Izi mpanuka zikaba zishobora gutuma amabya abyimba, ibi bikaba bisaba ubutabazi bwihuse kwa muganga. Ikindi gishobora gutera kuribwa amabya hari ukwizinga kw'amabya, icyo bakunze kwita tension testicale. Hari abagabo usanga amabya adafashe neza ku gahu bikaba byatuma amabya yizinga. Uku kwizinga bituma imitsi y'amaraso inyura muri cya gice twavuze haruguru, amaraso anyura muri ka gace gahuza amabya n'ibindi bice byo mu nda bita spermatic cord adatembera neza ngo ajye mu mabya, bikaba byatuma ibya ripfa ndetse rikabura byihuse. Ibi bishobora kuba ku myaka iyo ari yo yose, ariko cyane cyane bikaba ku bana bafite hagati y'imyaka 12 na 18. Ikindi gishobora gutera kuribwa amabya ni indwara ya epididymitis, ituruka ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, imitezi n'ibindi. Ikaba ariyo mpamvu nyamukuru itera uburibwe bwo mu mabya ku bagabo bafite hejuru y'imyaka 18. Ibindi bidasanzwe bitera kuribwa mu mabya harimo kanseri y'amabya, indwara z'impyiko, hernian, amashamba n'ibindi bigiye bitandukanye. N'iryari kuribwa amabya bisaba kujya kwa muganga vuba. Umuntu uwo ari we wese mu gihe icyo ari cyo cyose yumvise uburibwe bwo mu mabya ni ngombwa kugana kwa muganga vuba byihuse, kugeza igihe muganga amenya aho ububabare bwe buri guturuka. Bimwe mu byo ukwiye kumenya byerekeye amabya. Amabya ubusanzwe aba ari abiri, buri ryose rikagira agasabo karyo. Gusa kuri bamwe hari igihe agira ibya rimwe gusa, ariko ntabwo bihungabanya kuba yabyara. Ku muntu mukuru ubusanzwe buri bya rimwe rigira umurambararo wa santimetero 2.5 n'uburebure buri hagati ya santimetero 4 cyangwa 5. Akazi kayo ka mbere nk'uko twabivuze ni ugukora intangangabo. Ikigereranyo ni intanga tiriyoni 12 mu buzima bw'umugabo kuva atangiye kwiroteraho, aho buri uko asohoye hasohoka byibuze hagati ya 200,000 na 400,000 z'intangangabo. Mbere y'uko umwana w'umuhungu avuka, amabya ye aba akiri mu nda, ibigaragara ari igihu gusa, imbere nta kintu kirimo. Gusa mu kuvuka niho ya mabya amanuka buri ryose rikajya mu gasabo karyo. Iyo atamanutse uri kuvuka kwa muganga bararimanura. Mu mabya habonekamo uturemangingo tw'amoko abiri anyuranye, tumwe twitwa uturemangingo twa storotere, nitwo dushinzwe ikorwa ry'intanga kuva mu ikorwa ryazo kugeza zikuze aho zishobora gutera inda. Naho utundi turemangingo twa leucides two dushinzwe gukora imisemburo gabo cyane cyane wa testosterone ndetse n'ibindi bimenyetso byose byerekana ko umuhungu yakuze, harimo kuniga ijwi, kumera insya, incakwaha, ubwanwa n'ibindi.
utu turemangingo twose dutangira gukora umuhungu ageze mu gihe cy'ubugimbi kugeza avuyemo umwuka. Kugira ngo intanga yakozwe ibe ikuze bisaba byibuze iminsi 72. Bivuze ko intanga yakozwe biyisaba iminsi 72 kive mu gasabo ibe yajya noneho hanze. Iyo zibaye nyinshi zikuze kandi udakora imibonano mpuzabitsina niho zo ubwazo zisohoka zikabisa izindi ngo zibona aho zijya, akaba ari byo bita kwiroteraho. Kuba amabya anagana bifite impamvu. Ubusanzwe intangangabo zororokera ahantu hafite ubushyuhe buri munsi y'ubushyuhe bw'umubiri muri rusange. Ubushyuhe bwinshi cyane cyane bugeze kuri dogere 38 kuzamura bushobora kuzica. Niyo mpamvu bitewe no kujya muri sauna kenshi ku bagabo, kimwe no gutereka mashini ku bibero, uri kuyikoresha igihe kinini, ubusanzwe ubushyuhe bwiza ku mikorerwe n'imikurire y'intanga ni dogere 33. Burya nyuma y'ibyumweru 4 usamye, umwana bagishobora kuba yavuka ari umuhungu cyangwa se umukobwa. Ariko guhera ku cyumweru cya 6 niho bisobanura noneho uturemangingo twa setori dutangira gukorwa, ari two tugize amabya. Nubwo twavuze ko amabya amanuka iyo uri kuvuka, ariko burya arangiza gukura neza iyo umuhungu atangiye ubugimbi, aho usanga ariyongera ku gipimo cya 500% ugereranyije n'uko yavutse. Ubanza ariyo mpamvu kera bajyaga bayapima mu gakoroboyi, yakuzuramo ugahita utanga umusoro, byerekana ko igipimo gikenewe wamaze gukura. Kugira ngo aringanize ubushyuhe akeneye, usanga iyo hashyushye yirekura agakweduka cyane, naho haba hakonje akiyegeranya. Byose no kugira ngo ubushyuhe butaba buke cyangwa se bwinshi. Umugabo wifungishije burundu bagakata umuyoboro uva mu mabya usohoka, ibi bikabuza intanga kuba zakorwa zizamuka. Gusa ibi ntibimubuza gushyukwa no gusohora, ariko amasohoro ye nta ntanga ziba zirimo. Cyakora iyo yifungishije byibuze kumara iminsi 15 akoresha agakingirizo kugira ngo intanga zari zaravuye mu dusabo ziri mu miyoboro zishiremo. Amabya niyo akora intanga, kandi intanga nizo zitanga igitsina cy'umwana uzavuka. Iyo intanga y'umugabo ije ari Y havuka umuhungu, naho yaza ari X hakavuka umukobwa. Ku bagabo babyara igitsina kimwe gusa biba bivuze ko bafite intanga z'ubwoko bumwe gusa. Ibyo kuzirikana: amabya nk'uko ari yakora intanga ndetse akanakora imisemburo, hari ibindi ugomba kuzirikana mu kuyabungabunga. Nk'uko twabibonye, si byiza kuyegereza ubushyuhe bwinshi cyane kuko byangiza imikurire y'intanga. Rimwe na rimwe hajya babazwa iyo ukubiswe cyangwa se hari ikintu cyakumyeho kiremereye. Niyo mpamvu usabwa kuyarinda icyakumaho kiremereye kuko cyayababaza. Mu gihe washyuka cyane ntusohore nuko amabya akakubabaza, usabwa koga amazi akonje, ukananywa amazi akonje, uburibwe bugeraho bugashira. Ushobora no kunywa ibinini bigabanya uburibwe bikayabyimbura nka ibuprofene. Ndatekereza rero ari ibi bigiye bitandukanye nshobora kuba nakubwira ku mabya. Nizere ko wasobanukiwe byose ku mikorere yayo ndetse na bimwe bitandukanye bishobora kuba byatera amabya kuribwa. Ahangaha rero niba uzi ko ukunda kugira ikibazo cyo kuribwa amabya biturutse ku burwayi cyangwa biturutse ku zindi mpamvu zitandukanye, ahangaha ikintu cya mbere ugomba kuba wakora ni ukubanza kujya kwa muganga kugira ngo umenye ikibazo nyamukuru gishobora kuba cyatera ubu buribwe. Ibi ngibi bikaba byagufasha kumenya nimba iki kibazo cyo kuribwa amabya bituruka kuri izi ndwara zo mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se ari ubundi burwayi bwihariye. Nimba zituruka ku mibonano mpuzabitsina, ushobora kwifashisha imwe mu miti igiye itandukanye nagiye nkubwira, ishobora kuba yakiza ama-infection agiye atandukanye, dore ko iriya miti atari yo ku gitsina gore gusa, ahubwo n'abagabo bashobora kuba bayikoresha, kuko ariya mabagiteri cyangwa iriya miyege ibashije kuba yarya amabya, nanone bishobora kuba byagutera kuribwa. Ikindi ashobora kuba ari ikimenyetso cya prostate y'amabya. Cyo ngicyo rero cyo cyaba gikomeye cyane. Gusa mu gihe itaraba kanseri igutabariza ko ushobora kuba wayirwara, hari ibyo ngiye kukubwira ushobora kuba wafata muri rusange. Ikintu rero ugomba kuzajya wihata kurya, icya mbere n'imbuto z'inzuzi. Ahangaha rero ukaba ufata imbuto z'inzuzi, ugafata tungurusumu, indimu, warangiza ibi byose ukabivanga, ukajya ubinywana n'umutobe w'igikakarubamba. Ibi ngibi rero bikaba ari byiza kubifata ubutarambirwa,